Reka tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe ibyiza ndetse n'akamaro ko kurya amavuta ya elayo. Burya amavuta ya elayo ni amavuta meza cyane akoreshwa mu guteka, agakoreshwa mu kongera ubwiza, ndetse aya mavuta ashobora kutuvura indwara nyinshi, iz'imbere mu mubiri ndetse n'iz'inyuma ku ruhu. By'umwihariko rero muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe ibyiza ndetse n'akamaro 15 ko kurya amavuta ya elayo cyangwa se kuyakoresha. Muri rusange uzumva baririmba cyangwa se bakubwira ko amavuta ya elayo ari amavuta meza cyane, ndetse burya ni amavuta ushobora guteka, ukaba ushobora kuyarya ari mabisi, ukayakoresha salade, ndetse nanone ni amavuta ushobora gusiga ku ruhu nk'umuntu ufite ibibazo ku ruhu cyangwa se uburwayi bwo ku ruhu bukaba bushobora gukira. Mbere yuko tuvuga rero ku byiza ndetse n'akamaro ko kurya amavuta ya elayo, reka turebere hamwe mu ntungamubiri zihariye dusanga muri bene aya mavuta. Ubundi amavuta ya elayo ni amavuta meza cyane, ndetse ni amavuta umuntu ufite uburwayi nk'indwara z'umutima, indwara za diyabete ndetse na hypertension akwiye kurya. Aya mavuta burya dusangamo ibinure byiza bitangiza umubiri. Muri aya mavuta rero turasangamo ibinure byiza ku kigero cya 55 ndetse na 83%. Icyo kigero kikagenda kiyongera bitewe n'uburyo amavuta yateguwe cyangwa se amavuta uburyo yasaruwe. Nanone mu mavuta ya elayo dusangamo ibinyabutabire byitwa polyphenol, bikaba ari ibinyabutabire bigabanya ibyago byo kwibasirwa nk'indwara zirimo nka kanseri, indwara z'umutima, amadiyabete ndetse n'izindi. Cyane cyane muri ibyo binyabutabire harimo nk'icyitwa oleocantanol ndetse n'icyitwa leucopein. Muri rusange nanone mu mavuta ya elayo dusangamo izindi ntungamubiri zirimo nka vitamine E, ikaba ari vitamine y'ingenzi cyane ifasha mu gutuma tugira ubuzima bwiza, ikarinda uturemangingo sano kuba twakwangirika, ikongera ubudahangarwa bw'umubiri, igatuma tugira uruhu rwiza ndetse ikarinda n'amaso. Nanone mu mavuta ya elayo dusangamo vitamine K, nayo ikaba ari vitamine y'ingenzi cyane mu kuvura kw'amaraso ndetse no mu gukomeza amagufwa. Nanone burya vitamine K inakoreshwa muri synthèse ya proteine ndetse no gutuma igufwa ribasha gukomera. Mu mavuta ya elayo kandi dusangamo ibinure byiza bya omega 3, nabyo bikaba ari ibinure byiza bitera imikorere myiza y'ubwonko, bigatera abana bato gukura neza, nanone bikarinda umutima wacu. Mu mavuta ya elayo dusangamo ikindi kinyabutabire cyitwa sequalene. Sequalene ni ikinyabutabire dusanga mu mavuta ya elayo cyo mu bwoko bw'ibyitwa antioxida. Kikaba ari ikinyabutabire gishobora kugabanya kubyimbirwa, kikagabanya ibyago byo kurwara kanseri, kandi kigatuma uruhu rwacu rugira itoto. Tudatinze rero reka turebere hamwe ibyo byiza 15 ndetse n'akamaro ko kurya amavuta ya elayo cyangwa se kuyakoresha. Ku mwanya wa mbere ni uko burya amavuta ya elayo atuma tugira umutima ukora neza, kandi akagabanya ibyago byinshi byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Ubundi amavuta ya elayo ni meza ku mikorere y'umutima, kandi burya akabonekamo ibinure byiza nk'ibinure byitwa oleic acid cyangwa se acide oleique, ndetse n'ibindi bigabanya urugimbu rubi rwa cholesterol rushobora kuboneka mu mubiri. Muri make kurya amavuta ya elayo binagabanya ibyago byo kuba hari ibindi binure cyangwa se urundi rugimbu rushobora kuzurana mu mubiri rwazamo. Nanone burya bigatuma nanone umutima wacu ukora neza, ukabasha gutera neza. Ikiyongera kuri ibyo bya binyabutabire byitwa polyphenol dusanga mu mavuta ya elayo nk'icyo cyitwa oleocantanol, bishobora kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima, bigatuma nanone imitsi itwara amaraso yaguka, ikazibuka ku buryo urugimbu rutagenda ngo rumatire mu mitsi itwara amaraso. Ibyo bikagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima, indwara za stroke, indwara za hypertension ndetse n'izindi. Ibyiza cyangwa se akamaro kaza ku mwanya wa kabiri byo kurya amavuta ya elayo ni uko burya agabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara ya stroke. Ubundi indwara ya stroke ni indwara iterwa no kuba udutsi two mu bwonko twifunze cyangwa se twaturitse. Ni indwara ishobora gutera pararizi, ikaba ishobora no gutera ubumuga bwa burundu cyangwa se igatera urupfu. Muri rusange rero kurya amavuta ya elayo bigabanya ibyo byago byo kwibasirwa n'ubwo burwayi, bigatuma ubwonko ndetse n'imitsi itwara ubwonko ibasha gukora neza, bigatuma nanone amaraso abasha gutembera neza ku buryo ya mitsi itwara amaraso ku bwonko itabasha guturika kubera ko iba yagutse kandi amaraso arimo gutembera neza. Muri make nurya amavuta ya elayo
bizagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara ya stroke. Ibyiza biza ku mwanya wa gatatu byo kurya amavuta ya elayo ni uko burya agabanya kubyimbirwa cyangwa se akavura inflammation. Ubundi inflammation cyangwa se kubyimbirwa ni cya gihe urugingo cyangwa se igice cy'umubiri kibyimba kigira kubyimbirwa ugasanga cyahindurije ibara rigisa naho cyabaye umutuku, nanone ugasanga kirimo kukubabaza. Ibyo rero burya bishobora kuba no mu ngingo zose z'umubiri nko ku mutima, ku mwijima, ku mpyiko ndetse n'ahandi mu mubiri. Iyo rero inflammation ibaye igihe kirekire burya rwa rugingo rugenda rwangirika ku buryo ushobora kurwara nka diabete cyangwa se indwara z'umutima cyangwa se kanseri bitewe n'urugingo rwafashwe. Kurya amavuta ya elayo rero bitewe n'ibinyabutabire byo mu bwoko bw'ibita elayo bigabanya kuba ushobora kubyimberwa ndetse bikagabanya n'izo ngaruka zo kuba ushobora kuba wabyimbiwe cyangwa se urugingo rwagize icyo kibazo. Icyongera kuri ibyo, ubushakashatsi bugaragaza ko byibuze gukoresha amavuta ya elayo bigira ubushobozi nk'ubw'umuti witwa ibuprofen mu kugabanya kubyimberwa. Uyu muti ni umuti uzwi mu kugabanya ububabare ndetse no kubyimberwa ku bantu nyine bakoze nk'impanuka cyangwa se wagize igikomere runaka. Ni umuti uhabwa cyangwa se abantu bafite ibindi bibazo by'uburibwe bworoheje. Ibyiza biza ku mwanya wa kane byo kurya amavuta ya elayo ni uko burya yagufasha kubungabunga ibiro byawe ndetse no kugabanya umubyibuho ukabije. Bya binure byiza dusanga mu mavuta ya elayo bituma rero mu gihe wayariye ubasha kugenzura neza uburyo urya ndetse n'ingano y'ibyo urya. Aya mavuta burya nta rugimbu cyangwa se ibinure bishobora gutuma ubyibuha cyane tuyasangamo, ndetse burya no kuyarya ntabwo atuma isukari mu maraso ibasha guhita izamuka. Ibyo bikaba ari byiza cyane kuko ubushakashatsi bugaragaza ko byibuze gukoresha amavuta ya elayo, kurya amavuta ya elayo ukayatekesha ukayashyira mu byo urya bya buri munsi bishobora gutuma ibiro byawe bibungabunga kandi bikirinda ko ibiro byawe byazamuka ugira umubyibuho ukabije. Ibyiza biza ku mwanya wa gatanu byo kurya amavuta ya elayo ni uko burya afasha mu kugenzura isukari yo mu maraso. Burya isukari mu maraso ni ikimenyetso cy'uko ufite diabete iyo isukari mu maraso ihora hejuru cyangwa se igahora ari nyinshi, cyane cyane ndavuga diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Amavuta ya elayo rero burya kuyarya ngo bituma umusemburo witwa insuline wiyongera kandi ugakora neza. Insuline ni umusemburo ufasha umubiri wacu mu kugenzura ndetse no kugabanya ikigero cy'isukari iri mu maraso. Na bya binyabutabire byitwa polyphenol dusanga mu mavuta ya elayo nabyo burya bigira ingaruka nziza mu gutuma uyu musemburo ukora neza iyo wariye y'amavuta ya elayo. Ndetse n'ingingo zitandukanye zagiye zigaragaza ko byibuze kurya amavuta ya elayo byunganira umubiri mu kugenzura ikigero cy'isukari kandi bikagabanya ibyago byo kuba warwara indwara ya diabete. Ibyiza biza ku mwanya wa gatandatu byo kurya amavuta ya elayo ni uko burya atuma ubwonko bwacu bukora neza. Nibyo rwose burya ingingo zitandukanye zagiye zigaragaza ko kurya amavuta ya elayo bigabanya ibyago byo kuba twarwara indwara zifata ubwonko, cyane cyane nk'indwara ya Alzheimer n'itwa Parkinson. Ni indwara zifata ubwonko ukagira ibibazo byo kwibagirwa bya hato na hato, ugacanganyukirwa cyangwa se ugasanga ubwonko bwawe bwasubiye inyuma wasubiye bwana. Ndetse ni uburwayi bukunda kwibasira abageze mu zabukuru. Ndetse burya kurya amavuta ya elayo byagiye bigaragaza ko byibuze ku bana bituma bagira ubwonko bukora neza kandi bikabasha kuba abahanga cyangwa se gufata mu mutwe. Ndetse nanone burya no ku bakuru kurya amavuta ya elayo birinda uturemangingo tw'ubwonko kuba twakwangirika. Na bya binure byiza dusanga mu bwonko cyangwa se dusanga amavuta ya elayo bituma uturemangingo tw'ubwonko tubasha gukora neza no gukora neza. Uzitegereze burya ubwonko cyane cyane we nk'ubwonko bw'inyamaswa uzabasha kubona, uzabona bumeze nk'ibintu by'ibivuta cyangwa se by'urususirane. Cyane cyane burya amavuta ya elayo abasha gutuma ibyo bice by'ubwonko bimeze nk'urususirane rw'amavuta byiyongera. Nanone ibyiza biza ku mwanya wa karindwi byo kurya amavuta ya elayo ni uko burya agabanya ibyago byo kurwara kanseri, ndetse no ku bantu basanzwe bafite kanseri ni meza kuri bo. Hari ikinyabutabire cyo mu bwoko bwitwa polyphenol dusanga mu mavuta ya elayo, cyane cyane nk'icyitwa oleolopein cyangwa se icyitwa hydroxytyrosol. Bikaba ari ibinyabutabire bibiri bifite ubushobozi bwo kurwanya kanseri ndetse no kugabanya ibyago byo kuba twarwara kanseri. Inyigo zitandukanye zagiye zigaragaza ko ibi binyabutabire byombi bifite ubushobozi bwo gutuma uturemangingo tubyara kanseri tutororoka kandi bikagabanya ibyago byo kuba twarwara kanseri nka kanseri y'amabere, kanseri y'amara ndetse n'iyo mu kibuno, ndetse n'ubundi bwoko bwa kanseri bwinshi. Muri make rero
Kurya amavuta y'elayo bigabanya ibyago byo kurwara kanseri kandi bikarinda ko umuntu usanzwe ufite kanseri ya kanseri itimukira mu bindi bice ikora ibyitwa metastasis. Ibyiza biza ku mwanya wa 8 byo kurya amavuta y'elayo nuko burya atuma tugira uruhu rwiza. Nibyo rwose warya amavuta y'elayo wayisiga cyangwa se wanawe yakoresha kose ko yakoresha kose burya atuma tugira uruhu rwiza. Niba ufite utubazo nko ku ruhu cyane cyane nk'utuntu ubona tw'uburwayi two ku ruhu udasobanukiwe, uzajya ukoresha amavuta y'elayo uyisige. Ndetse burya nunabikoresha nubigira mu buzima bwa buri munsi ukazajya wisiga amavuta y'elayo, bizatuma ugira uruhu rwiza rutumagaye, ndetse nanone bizagabanya uruhu rwawe kuba rwasaza cyangwa se kwakundi wasa n'iminkanyari kandi ukiri muto. Muri make cya kinyabutabire cyitwa sekarene dusanga amavuta y'elayo gituma uruhu rwawe rugira amazi, bikarurinda kumagara kandi bikavura n'ibibazo bya irritation ushobora kugira ku ruhu rwawe. Ndetse buryo urajya no ku izuba ryinshi ukisiga amavuta y'elayo birinda kuba uruhu rwawe rushobora kwangizwa n'imirasire ikomoka ku izuba cyangwa se ibinyabutabire bishobora kuba biri muri environment uhura nayo cyangwa se bituruka mu bintu by'ibyuka bituruka mu kirere cyangwa se n'ahandi hantu hose uri bishobora kwangiza uruhu rwawe. Ibyiza biza ku mwanya wa 9 byo kurya amavuta y'elayo nuko burya atuma tugira amagufwa akomeye. Nibyo rwose burya amavuta y'elayo atuma tugira amagufwa akomeye. Hari inyigo zitandukanye zagiye zigaragaza ko kurya amavuta y'elayo byongera umubyimba w'igufwa bone density, nanone bikaba bituma igufwa ryawe ridatakaza umubyimba waryo. Ibyo rero cyane cyane bikaba nko ku bantu bageze mu zabukuru. Ibyitwa polyphenol dusanga mu mavuta y'elayo bituma hari uturemangingo two mu magufwa twitwa osteoblast dukorwa ku bwinshi. Ibyo bigatuma rero igufwa ryawe rikomera, ndetse nanone hari n'ibyitwa osteoclast natwo byo bikorwa neza. Ibyo bigatuma rero igufwa ryawe rikomera kandi ntiribashe kuvunika bya hato na hato. Ibyiza biza ku mwanya wa 10 byo kurya amavuta y'elayo nuko burya atuma igogora iyo twariye rikorwa neza kandi kagabanya ibyago byo kwasirwa n'indwara nyinshi zifata mu nzira zigogora. Inyigo zitandukanye zagiye zigaragaza ko byibuze kurya amavuta y'elayo bituma umwijima wasohora cyangwa ukora indurwe. Indurwe zigafasha mu gucagagura ndetse no muri digestion y'ibinure cyangwa se ibirimo amavuta. Nanone amavuta y'elayo burya gagira ibyo bituma umusarani wacu ubasha koroha, ndetse ibyo bikavura nk'indwara ya constipation ndetse n'ibindi bibazo bishobora kuba biri mu nzira zigogora cyangwa se biri mu mara. Muri make kurya amavuta y'elayo bigabanya ibyago byo kwasirwa n'indwara nyinshi zifata mu nzira zigogora. Nanone ngo bikaba bishobora kuvura no koroshya ibimenyetso by'indwara izwi nka irritable bowel syndrome cyangwa se IBS. Nanone bikaba bishobora koroshya ibimenyetso by'indwara y'igifu nk'umuntu ukirwaye. Ibyiza biza ku mwanya wa 11 byo kurya amavuta y'elayo nuko burya atuma umwijima wacu ukora neza. Burya umwijima ni urugingo rw'ingenzi cyane mu gusukura umubiri wacu, ariko burya rwunganirwa no gukoresha amavuta y'elayo cyangwa se kuyarya. Amavuta y'elayo burya nta myanda myinshi agira iyo wayatetse cyangwa se ibinyabutabire bishobora kwangiza umubiri wacu ku buryo ushobora no kugora umwijima kubitunganya. Ibyo bituma rero mu gihe wariye amavuta y'elayo bitagora umwijima mu gutunganya ibyo twariye. Nanone burya amavuta y'elayo agabanya ibyago byo kumwijima wacu ushobora kuzibiranywa n'ibinure cyane cyane nk'uburwayi buzwi nka fatty liver disease. Ibyo bikaba ari ingenzi cyane ku muntu usanzwe yifuza kwirinda ko umwijima we warwara. Ibyiza biza ku mwanya wa 12 byo kurya amavuta y'elayo nuko burya agabanya ibyago byo kurwara indwara ya diabete yo mu bwoko bwa 2. Burya kurya amavuta y'elayo bigabanya ibyago byo kurwara indwara ya diabete yo mu bwoko bwa 2 cyangwa se diabetes mellitus type 2. Ibyo rero bigaterwa no kuba amavuta y'elayo iyo wayariye yongera ibyitwa insulin sensitivity, bigatuma wa musemburo wa insuline ukora neza kandi ugasa naho wiyongereye. Uyu musemburo ukaba ugabanya ibyago byo kuba ukabigabanya isukari mu maraso kandi ukabagabanya iyo wiyongereye, bikagabanya ibyago byo kuba warwara indwara ya diabete kuko isukari mu maraso ibigabanywa ntugire ibibazo bya hyperglycemie mu buryo buhoraho. Ndetse burya amavuta y'elayo akoreshwa mu gutegura ifunguro ryitwa Mediterranean diet. Mediterranean diet ni ifunguro rishobora gukoreshwa nka regime ku bantu bafite uburwayi bwa diabete yo mu bwoko bwa 2 cyangwa se indwara abantu bafite indwara za metabolic disorders harimo n'indwara za diabete. Ibyiza biza ku mwanya wa 13 byo kurya amavuta y'elayo nuko burya atuma amaso yacu abona neza. Hari vitamine E dusanga mu mavuta y'elayo ndetse n'ibinyabutabire byo mu bwoko byitwa antioxidant dusanga mu mavuta y'elayo birinda amaso yacu.
nk'ubu vitamine E dusanga mu mavuta y'elayo atuma amaso yacu atangirika ngo abashe gusaza imburagihe, cyangwa se utari uduce tw'imbere two mu jisho tubasha gusaza cyangwa se twangirika wenda biturutse nko ku rumuri rw'izuba cyangwa se urumuri rw'imirasire ikomoka ku bikoresho by'ikoranabuhanga dukoresha. Burya kurya amavuta y'elayo birinda uturemangingo two mu jisho imbere nk'akitwa retina ndetse n'indorerwamo zo mu maso zizwi nka lenses ziboneka imbere mu maso, burya bituma zibasha gukora neza. Kandi amavuta y'elayo burya anatuma muri rusange ibyago byo kuba ushobora guhuma bigabanuka, nanone bikaba bishobora gutuma ibyago byo kwibasirwa n'indwara zifata amaso cyane cyane nk'indwara zo mu zabukuru nk'izitwa age related macular degeneration bigabanuka, ibyago byo kuzirwara bikagabanuka. Ibyiza biza ku mwanya wa 14 byo kurya amavuta y'elayo ni uko ari amavuta azamura ubudahangarwa bw'umubiri iyo tuyarya. Burya ku bantu bafite uburwayi bushegesha umubiri nk'indwara ya sida, indwara za diabete, kanseri ndetse n'izindi ziri chronique, burya bagirwa inama yo kurya amavuta y'elayo. Ni amavuta meza kuri bo atuma ubuzima bwabo bugenda neza, akongera ubudahangarwa bw'umubiri, aho azamura abasirikare b'umubiri bakiyongera, ndetse ibyago byo kuba bashobora kuzahazwa n'uburwayi bwa hato na hato bikagabanuka, cyangwa se kuba bashobora kuba bagira ibibazo byo kuba bashobora kurwaragurika cyangwa se kwibasirwa n'uburwayi bikagabanuka nanone, kubera ko muri rusange bafite n'umubiri washegeshwe n'ubwo burwayi, birabafasha kandi bikunganira kuba bashobora gutandukana n'uburwayi kandi bakameraho nk'abantu bazima iyo barya amavuta y'elayo. Buri muntu wese rero burya amavuta y'elayo bimurinda kurwaragurika, bikazamura ubudahangarwa bw'umubiri we kandi bikagabanya ibyago byo kuba yazahazwa n'uburwayi bwa hato na hato. Ibyiza biza ku mwanya wa 15 byo kurya amavuta y'elayo ni uko burya kuyarya bituma uramba. Inyigo zitandukanye zagiye zigaragaza ko kurya amavuta y'elayo bishobora gutuma uramba ukamara igihe kirekire. Aya mavuta akaba ari meza cyane kuko agabanya ibyago byo kuba kwibasirwa n'indwara ziri chronique, ndavuga za ndwara zidakira zishobora gutuma urwara ukaba ushobora no gupfa ukiri muto. Muri make kurya amavuta y'elayo bizatuma uramba kandi bikurinde kurwaragurika bya hato na hato, kandi bitume ugira ubuzima bwiza muri rusange. Muri make amavuta y'elayo ni amavuta meza cyane, ndetse burya ashyirwa mu byiciro byitwa superfood cyangwa se ibiribwa birenze. Ibyo bigaterwa n'akamaro gatandukanye agira umubiri wacu ndetse n'intungamubiri tuyasangamo. Aya mavuta y'elayo agabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara zikomeye harimo nk'indwara z'umutima, stroke, indwara za makanseri ndetse n'izindi, agatuma tugira uruhu rwiza. Muri make ni amavuta meza cyane. Kuyarya buri munsi cyangwa se kuyakoresha mu buzima bwa buri munsi, wayisiga cyangwa se ukayarya, bizaguha ibyiza rwose ntagereranywa. Ni amavuta ushobora kurya ari mabisi, ushobora gukoresha mu guteka, ndetse n'amavuta ashobora no gukoreshwa muri salade. Nanone ushobora kuyisiga ku ruhu, ndetse nta n'ikindi kintu yakoreye, cyangwa se kwa kundi nyine nkariya yo guteka ukaba ushobora kuyisiga kakuvura ibibazo byinshi byo ku ruhu ushobora kuba ufite. Aribwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe. Nanone ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wabyandika hagenewe kujya comment tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.